I'm saying the truth. Ntago nkiri kumwe nawe. And I'm very free to be open to you. Ntago ndi bujye mu bintu byinshi cyane. Ibyo nkubwiye niba ubyumvishije wumve abwirwa benshi akumva bene yo. Oh my God. Ari ibintu buri yanjye nibuka. Iyo ntekereje iyo tuvuye niyo turi. Mbona ko burya kuba muri no mujyi mu gushushanya kandi ni imibare. Sibyo baby? Cyakoze. Ntawe kiratavunitse. Ninde se rigomba bose uri ba hano hanze bo batsayo mazu bafite amahoteli bafite ama etage ntawe ugize akira mu nzira nziza. Ni imibare. Intego yacu ariko tugeze gute? Tuyigezeho. Singe urota. Akati. Mbese umwanzi ni igihe. Umwanzi ni amasaha. Uzi kukubona wambaye yakanzu. Darling, nje kugufata. Akati. Mfite abahungu ku ruhande, mfite abandi ku ruhande, mfite abakobwa batiriye impano. Akash. Mbese kandi reka nkwereke. To make it clear. Twese tugomba kuba twambaye umweru. Of course. Tukaba twambaye nk'abamarayika. White. I can't. Nago nimbisha ko birimo biraba. None ndakureba wambaye costume ya white. Ngo akavuzwe karataye. Amafaranga turayafite. Ako twarabiharanye. Abantu turabafite. Nago byari byoroshye. But we did it. So ubu ngubu tugiye kujya turimba ngo Sankareo Sankareo Chop money. Chop money. Sankareo izo ni iyo ni ni zimwe mu ndirimbo z'abantu bagezeyo cyangwa twumva indirimbo za Compagnie Cleo Rayizi. No. Inzereza baby ni binashoboka dushobora gukorera hani umuntu muri club tukajya Cuba. Wow. Hahandi noneho sureba tatuwaje mfite I can make it full body kuko hariya ni ibintu byabo za Mexico, Colombia, Brazil, agad. Nshobora kuba ngiye kujya Rio de Janeiro vuba cyane. For sure. Feelings mfite nizo kujya club. Tukajya Mexico. Tukajya za Colorado. Rio de Janeiro. Tugasiya. Urabona ko akundi Yezu yagendeye hejuru y'amazi. Kandi none hejuru y'umusenyi. Tukajya mu birwa bya Seychelles. Jesus. Cyangwa tukajya na Shib by the way. Ukuntu nkunda ari ahantu. Ndashaka kuzashyira tatu yawe. Apana hano ku mutima aho usanzweho. Urumva? But into my back. Ku buryo urabona ko akundi ureba idarapo ry'igihugu. Warireba, everyone can see it, but few people can touch it. Very few. So, yeah. In all, aho nzayishyira, it's me to see it. Ningiye ku giti cyanjye. Bitewe n'urwo ngukunda. Nkunda mbese birenze bikenewe. Ubundi iyo nza kugira ubushobozi. Iyo nza kugira ubushobozi. Urabona kuriya winjira kuri airport, ukavuga ngo welcome to Rwanda. Bagashyiraho noneho ifoto yawe wenda umeze nka kamarayika gutya uvuga ati ari wowe nyine bakoresheje kuri kaze neza mu Rwanda. Ku buryo everyone
can see the beauty of Rwanda, the umuntu representing 1,000 hills. You get my point, eh? Nawe urankabiriza. No, I mean it. Ibyo nkubwira ni koko. Yeah. Mbese mba nabuze uburyo ki nkuvuga. Uziko ejo bundi nari nicaye ndangije muri telefone yanjye. Narasavinze nkasiba nkongera nkasavinga. Mbaza ngo nasavinga biki? Kuri nimero yawe. Nashyiraga amazina mu care. Nabona ntago bikubereye. My Gordon. Navuga no way. My flower. And I just turn off. Uziriri hose? Huh? Mugongo mugari ntekera umwana. Izina nawe ni rirerire cyane. None se ni ryawe se ko ngewe iyo mpamagaye nkahita ndibona umugongo mugari ntekera umwana. Ndavuga Jesus. Man, wamperere rimwe. Just know that. Yeah. Ndagukunda. Ndagukunda. Twaje bivundeba basi. Usko nkunda kukubona ku maso yawe. Ndagukunda. Uranyirukanyije. Wese ntuba wanyirukanyije iyo turi mu rugo. Okay. Ntago mbivuga. Nzakwishura shawe. Nanjye nzakwishura. Urabona nafashe swime gutyo gusa se niko nabishakaga. Ibintu nkoreye uziko unyirukanyije ibaze kuzenguka cya giti incurenye kandi biziko njye nakunda no kwirukana. Ariko murambi kubwira nawe urabizi. Uranyirukanyije. Kora. Nuko sitati. Yes, darling. Ndakunda. Nanjye ndagukunda mama igikobwa. Ako noneho akakanya wibagiye ikintu kimwe. Iki? Bakabanzanira rinete nkaba ndyamye gutya nambaye rinete. Tekereza ko izuba riri kunyinca mu maso. Let me be your umbrella. Okay. Igezaho ga. Okay. Gutya. Okay. Nagusaba izuba riri kukwinca. No, it's okay. Okay, gutya. All for you. None nsinzire. Cyuko bishaka mama. Oh, itetere mukobwa mwiza. Itetere izuba ryanjye. Itetere rumurikira. Ndabizi ushaka kuza kubinyishyuza. Usubize ze? Ni biriya nyine ibibayeho byari byo byose. Uyu urabizi uburyo ugomba kubyishyura ntago ugomba kubyishyurira. Sibyo? Sibyo mukobwa mwiza. Ariko umunsi nk'uyu ngo ubukenewe kandi ndahamya neza ko hari byinshi cyane tugomba kuguma twibuka igihe cyacu cyose. Yeah. Okay. Memory. Yeah. Kandi nicyo gihe before tutaragira byinshi cyane tujyamo by'amadesordre bidutwarira umwanya. So tugomba gukoresha igihe dufite.
right? none kandi thank you byari byiza Okay. nubwo wanzanye ku kizuba ubutaha uziga gushaka ukuntu uzayinzana ahantu nk'ahangaha udafite hatari ikizuba sibyo? Okay, ariko n'izuba riba ari ryiza oya kandi akazuba nk'aka ngaka hari byinshi cyane kamara mu mubiri. Ubujya kuvuga ngo gafite vitamine. Va no kuri vitamine gakomeza amagufa. No, cyetse ka mu gitondo. Akaya masana cyane. Aka kano ko kagoroba gakomeza amavuta. Amina amagufa. Tegeze ukuntu uri kumpe. Nese mubeshye. Wambeshye neza ukajyanda akabebe. Urabeshye ukambeshye ukuntu izuba ryasangahe. Rishobora kuba rifite vitamine. No, rino rikomeza amagufa. No. Bura ni nko kuryigira ibisi ukarya igicuruhu. Yeah. Urusuhu rwawe rwapfa. Yeah. Rwapfa. For real, cyetse izuba rya mu gitondo. Ubwo rero butaha urumva yuko ugomba kujya ushaka ukuntu tuzananga. By next time tuzajya muri siporo nkwereke ubwiza bwo kuba umubiri wamera gutyo. Ndakoresha. It's okay, tuzareba. No, se hari aho nibyakunaniye. Naregereje kumbwira. Yo. Subwo wabikora. Ndahita nshyiraho bya bindi by'inkoko. Ibeshye. Kandume ahagato. Nyine we bikora uko bishaka. But it's okay. It's okay. We Nakwanze. No. Ntabwo ngubabaje. Nyine hano zashaka. No. Reka nkwishyure. No. Sweetheart. Reka nkwishyure. Oya niko bigenda. Kimwe. No. Ntuyikunde. Byo kose. Reka nanjye nyine nkurumeho gato. Ndabitinya. Nanjye ndakora nka biriya wakoze. Ndabitinya. Nese yo kubikoza kandi ubitinya. Basi na muzonje. Reka nkore nka biriya basi wakoze. Nuko cyo mama cyise kibabara. Wibabara rugori rwera. Wibabara mama shenge. Sibyo. Wakoze kuza kundeba ese. Anyway, byari ngombwa. Cyane ko nagombaga no kugura invitation. Sha. Ndumva nishimiye ko bwawe nishimwa nawe. Thank you. Ibyo byo mashaka. Ubundi wakishimira iterambere ryanjye nanjye ngishimira ryawe. Tubirengeje bira byose ngo twarakundanye barimo. Erega buriya inzira y'urukundo ni nziza. Sibyo? Ariko ibigomba kudusigira souvenir. Alright. Ya niyo mpamvu natwe tukivugana turi inshuti gutya. Yeah. Kandi bindeye gushimira byataye. Ego umukobwa mwiza. Yakoze. Yeah, umukobwa mwiza. Kandi ukwiye ibyiza, ukwiye n'ibirenze. Yo kuri kumfasha. Ibaze seje akubonye. Ngo ndekura vuba bihose. Okay? Sorry. Ari giye binshika. Akugusura bizuko nta mutima mubi. Yeah. Tugomba kujya tuvugana uhagaze ngo amagaze anga. Cyo kureba no kugufata ko tugo biremewe. Ariko hanyuma bitemewe. Nerese makuru. Cyari wabundi bisi. Yawe kuri ni meza ndashima gitare. Ariko gataho kimshaka kubwira. Cyiza? Yeah, kwasi ni cyiza. Okay, tell me. Ese kutambwira? Yeah, it was amazing. But ni ikintu cyadanje ku buzima bwanjye. Look. Urabizi ko nyine na Beri ni wanabwiraga buri kintu cyose. Ya nurego ujye ukabizumbwira nta kibazo. Nyine ikintu iterambere cyose ngize cyo mbashe gufata mu biganza byanjye. Mbere memories nagize mu buzima risiko y'ugiramo hari. Buriya se. Just. Okay. Thank you. Ubungubu I have job. Yo? Keza. What? Oh, let me tell you, you know. Okay. Ntabwo natekereza aka kanya. Ejo nturangije n'ukuntu wari warakubiswe wabonye akazi. Nukuri congratulations ni ibintu byiza kandi byishimiye. Trust me, undi twagahumbira nk'ibintu nk'ibyo. Wabonye akazi, ejo waguze imodoka, ejo nyine ibyo bintu nibyo nifuza pe. Ariko ntabwo gakomeza ukagira iki?
ukaba amahoro sibyo amahoro agomba kuyagaho kandi byibura ubwo bigenze gutyo uzazana n'umukobwa wanjye umeze neza. So Chris ubu rero ndumva twese twageze ku bintu byiza, wabonye akazi ufite ubukwe si ibintu byiza? Ubu ndakeka n'amakonflict yose twari dufitanye yarashize. ni ukuvuga ngo kuva uyu munsi cyangwa se no mu minsi ishize ntabwo nshaka kuzongera kubabara kubera ngewe. Arega tese uri mwiza ukwiye guhora useka. Chris thank you, igihe cyose wabimbwiye ni cyinshi pe kirahagije. Gusa ntabwo uri mubi usibye ko nyine nawe urabibona nuko akubwo ubwo wabonye akazi noneho ndabizi igiye kumera neza. Nenje kubikubwira urabizi ntabwo nareka kutabikubwira pe. Nukuri urakoze cyane ko bimbwiye pe kuko nawe nahoraga musenya avuga Chris man zamuha akazi none ko mana yanjye Serge umwana mwiza nsigaye nkukunda nsigavuga mva ngo like nanakwita best friend wanjye. Wow nanjye nibyo nifuza kandi ndabizi unakwita best friend wanjye none unavuga ngo best friend wanjye yabonye akazi kandi nibyo byiza ntabwo nyifuriza ikibaye nawe so nibyo nashaka kubwira kuri uyu munsi. Urakoze kunyifuriza nanjye ndabizi ko nzabikora neza kurushaho. Thank you, nizere ko uzaza mu bukwe bwanjye. Ubwo nizere ko mvuze gutema agakoti agakostime ku buryo azajya avuga ngo Chris utazansebya Amerika abantu bashaka ko twakundanye. You try my best. Ukasa nabi. So bye. Ko usaba akantu kamwe. Nta kibazo ka. If you don't mind. So can you hug me? Nutekereza ko njya kugobera ibindi nukugobera nk'iby'umuntu usanzwe cyangwa best friend. It's okay. Nuzo kubyegereza umutima. So baby, can you hug me? Decoras, ndabona washokewe ndekora. Okay. So take care. Man gumugisha kangura inzirebo. Okay. Let's go. Ese ko nerekana nk'amagaro kankunyitaba kembo na ruri mu rugo. Serge. Serge wacu kubera ko kujyanze kukureba hano. Nuko nerekana nk'amagara ukanga kunyitaba. Natekereje ko ndabagiye mu kazi njanga none ndabona ari kure. Sujati. Meze neza. Gusa ntagiye kure cyangwa ntabwo meze neza ntangiye. Nanjye ntabwo meze neza kwa kuki watumye impangayika reba ukurinda nkwamagara isaha imwe ebyiri zose utaramfata watumye ntekereza ibintu byinshi. Eske wabaye iki urarwaye se ko niswe n'umusore bukore wajya umburuka ukamvugisha ukambwira wenda like ntago mari ntago bigeze urya ndi busy ariko nkamenya byibura ko umeze neza. Ubu se uraye ugasanga n'umwana wo guhangayikira koko. Serge uvuze ngo iki? Uraye ugasanga n'umwana wo guhangayikira ku buryo umbura ukumva ko ibiti byaguye ukumva ko bazakubise sinzi ko nge mbibona nta nubwo mbona ko ari kuri ibyo byari bikwiye. Why not? You are my boyfriend. Kandi turitegura no kwivuga gute se ntabura kuguhangayikira. Ndumva icyo kibazo utagakwira no kwirwa ukimbaza. Njye uko siko mbibona. Nese we ntabwo mpangayikira. Rimwe na rimwe. What? Yeah. Rimwe na rimwe. One, you're mature enough, first of all. Secondly, simbona ko ari wowe ukwiye ko nafata umwanya wanjye and then I think about you more than isaha ku isaha.
kuko so far right now hari uburyo ntakubaramo nk'umuntu ukwiriye kuba ari near me or someone to be one of my lib. As you know, n'Imana yaravuze ngo umugore ni urubavu rumwe rw'umugabo. Ako se uretse ku joking ibyo ni kirimo. Okay. Reka bisobanure. Nsobanurira. Okay, ntago nyine binyoroheye cyangwa bikwiye. Winera ubwoba ntabwo bikoreye si biti. No. Okay. Ndabizi nta kibazo ufite, ndabizi ibintu byo kujokinga bya brag zawe ntabwo nzi kumva. Amatwi yawe abyumve ntabyumve. Uri kujyana wagirwe ko naguhamagaye umunsi wose n'inyiko. Amatwi yawe abyumve ntabyumve. Ubyakire ntubyakire. Just know that I'm no longer with you. What? Like nibyo uri kuvuga ubuye buryo. Mfite igihe gikwiye kandi mfite ubukwe vuba cyane. Nyine ufite ubukwe n'isi duto akomana. Serge ntabwo ngende kumva ukuntu uri gushaka kuginisha ngira nk'agapupe. Wagira kizo brag zawe nakubwiye ngo sometimes brag ziba ari mbi kuri njyewe. Hari igihe umbwira ama brag nkajya ngo urakomeje. Dufite ubukwe nyine. Ntabwo se ubwo uva mu bwe n'ikindi kintu. Nikanze y'ubukwe ibaziye ko papa njye yitumije hanze. Stop. Usubite gukira. You're not playing cards right now. Yagukamirwaga yatetse. Ntabwo numva imigani wansobanura neza. Ntega amatwi nongere mbisubiremo. Serge nakubwiye ko ntabwo numva imigani. Ubwana aho ngaho. Ndongera mbisubiremo. Serge nakubwiye ngo akutikiza nk'abantu bose uri kuvuga. Papa wanjye wenda ari nk'ahari inyuma kugirisha ari kumva ibyo uri kuvuga. Tekereza ukuntu yahita avuga ngo eske so brag nanone ntagakunda brag, you know? Reka nongere mbikubwire. What? Nushaka uzajye mu rukari usobanuze iyagukamirwaga yatetse. Okay, nsubira mu Kinyarwanda cyiza. Icyo Kinyarwanda ntabwo nyizi pe. We mbwira neza mu Kinyarwanda. Noneho meye ngo niyo migani uri guca. Sigaye numva intoki zawe nkumva zirampanda. Usigaye uvuga nka Serge no nangira ukunera ubwo kuko ushaka kumbwira gutyo kandi uri ko ntabwo nshaka ko dukina ngo no tubesere tuvuge ibintu bizima ntabwo nshaka ngiye brag nazihaza. Igihe nk'iki ngiki nagwa asanga hano hari ji. First of all. Nyine rero ko maze kumenyera nzajya hari amakarita turimo turakina ujya hehe? Muri frigo. Frigo ya so. Sinzi niba ndimo ndabwira uwumva. Serge uri muzima ufite ikibazo wabaye iki? Ntabwo ndi muzima. I'm saying the truth. Ntabwo nkiri kumwe nawe. And I'm very free to be open to you. Ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi cyane. Ibyo nkubwiye niba ubyumvishije wumve abwirwa benshi akumva bene yo. Nye ntabwo uri kumwe nanjye nsobanura neza uri kumwe nande ntabwo uri kumwe nanjye uri gute? Mbara nk'udahari. Mware nk'udahari kandi turi kumwe like how? Let me tell you this. I was playing cards. So ubu ngubu mu makarita wabaye jokeri. Hangare kama gusike. Dana jokeri. No, stop! Shut up. Oh my god. Uzwi muco ko ndi kumva ari imikino ari byo. None utekereza ibintu Serge ambwiye bibaye ari ukuri imitungo yose papa yari mwanditseho. Serge igihe cyose tumaranye naranze Chris ku bwa Serge. Est-ce que ibintu bifate nk'ukuri cyangwa se mbifate nk'ukuri? Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Mana. Serge! Kuki wansiga mu cyumba Serge? Stop calling me. What do you want? Uri muzima umeze neza? Urimo uranshyushya mu bwonko. Ibi ngi ndagira mbikubwiye nongeye mbisubiremo. Mfite ubukwe kandi utegeze ko ariho ngomba kubana nawe. Ufite ubukwe n'undi mukobwa? Okay, none ngubu nagara ubwenge nyuma.
none reka tureke kwifata okay kandeka kwifata nka jokes ufite ubukwe n'undi mukobwa utari njyewe nsokere mu cyumba imitungo yose papa wanjye kwanditseho mbare nsokere mu cyumba waratumye nandukana na Chris ukamukorana bire bintu byose nka kwihorera nsokera mu cyumba Serge kuki wanywa nibi no okay ibintu ndi gutekereza cyangwa ndi kurota nsokera mu cyumba Serge we nsokera mu cyumba okay ndakigusigamo n'inzu nayigusigira uko mfite ibirenze ibi ngibi nose ndikurota ndi muzima Serge